gorira TV mwese murabona ikimera kiri imbere yacu abakera izina ryacyo igishushanyo kiri mu muco nyarwanda. Reka mbamenere ibanga, bacyita intobo. Igitsina gore mu muhango w'Abanyarwanda w'abakobwa gisobanura iki? Uwaba afiteho byinshi yatubwira, kuko turi guteguraho ikiganiro kiryoshye kuri iki kimera bita intobo. Mu gihe rero tubateye amatsiko, mube mwese mutekereza ku ntobo. Ese intobo wigeze uyikoresha? Ese uyu muco watangiye gucika mu wuhe mwaka? Abakera bo barabizi cyane, barabizi akamaro k'iyi ntobo. Turabararikira rero ikiganiro tugiye kuganira n'abari n'abategarugori ku bigendanye n'iki kimera bita intobo. Bivuga ngo tugarure umuco wacu nyarwanda, abazungu be kudushuka. Murakoze cyane, ikiganiro kinakagaruka kirakomeza. Bakunzi ba Gorilla Chef TV, uyu mwanya ni wa mwanya wo kubasetsa rero. Nk'uko twabibabwiye rero, hari ikiganiro cyitwa icyo ku ntobo, ikiganiro gisekeje. Tubakangurira mwese kwitabira kugira ngo tuganire ku muco nyarwanda. Ngira ngo abanyarwanda ba kera batangiye kubyumva. Iyo bumvishe intobo barayumva cyane cyane igitsina gore. Turi kumwe na Jeanne rero, nawe agiye kubibwira, ntabwo muvuga kuko ni mukuru. Jeanne rero, aha turi ku kimera Imana yiremeye cyitwa intobo, ariko mu muco wa nyarwanda kizwi cyane. Abagore ba kera baragikundaga. Iyi ntobo, ganiriza abakureba n'abakumva, intobo wabizi iki? Iyi ntobo bavugaga yuko kera abakobwa mu bintu byo guca imyeyo bayikoreshaga, bakayotsa bagashyiramo amavuta y'inka, bagakoresha iyo ntobo, hanyuma imyeyo igakura. Jeanne rero rwose utangiye neza cyane, utubwira ngo ni ibya kera. Ese uyu munsi ho ibi byaracitse, nta bikiriho? Bimaze gucika kubera ko bamwe baravuga ngo Imana ngo ni ukwishyiraho indi mibiri batabimana. Ngo ni ukwishyiraho indi mibiri bataremana? Ababizi ni bake, hari n'abantu batakibikora rwose. Sobanurira abakumva ntazakubona, imyeyo ni iki? Imyeyo ni iki ni iki? Imyeyo ni abakobwa ba kera nyine ngo bajyaga guca imyeyo. Bajyaga mu ishyamba bagaca bagaca ishinge, bagaca hajya bayicaga ikibera byo mu ishyamba, iminyereri cyangwa se imyeyo. Iyo abantu bazakora iyi barimo batubona, nabo bafite amatsiko. Ese niyo iminyereri bashaka bakazana mu mbuga no mu nzu bagakubura? Ese ni hoya, imyeyo ku muntu w'umukobwa kera baravugaga, na n'ubu cyangwa baranacanabivuga ngo imyeyo ni umubiri w'umukobwa, akurura ikaba miremire cyangwa agashyira kuri musumba zose. Ariko oya, wibitsinda, ni imyeyo ni umubiri w'ubuhe? Ni igitsina? Ni iki? Ni igitsina, igitsina cy'umugore, igitsina kobwa. Noneho yarangiza bakabyita imyeyo, bituma ngo umukobwa anezeza umugore. Urugingo bitaga imyeyo ni uruhe? Usa nkaho ufite isoni, kandi ibi ngibi ni inyigisho kugira ngo dukomeze dusigasire umuco wacu nyarwanda. Kuko nanjye njya mbyumvaho bavuga yuko rwose n'abazungu, ngo umuzungu iyo ageze ku muntu w'umwirabura ngo waciye imyeyo, ngo yumva rwose abazungu bose basigaye bakunda abirabura.
ubwo rero abantu bafite amatsiko erega hari abantu b'iki gihe batakibikunda batakibyumva kandi umuco ni mwiza tugomba kuwusigasira. babyita imishino. urakoze cyane mwese ababyumva rero murumva ibi ngibi ntabwo ari ukuvuga yuko wenda dushatse kumena amabanga ariko tugomba kubiganira tugomba kubiganira igitsina gore abakobwa bacu b'iki gihe bari kugendana n'ibigezweho bakamenya umuco wacu nyarwanda. ese Jeanne nubwo nagiye nkuvuga cyane ntabwo wagiye nguha akanya ngo wibwire abakumva amazina yawe ninde? nitwa Nyampinga Jeanne. Nyampinga Jeanne, Nyampinga wakugira mwarimu ukatwigishiriza abakobwa b'iki gihe wabishobora? mumpaye akazi. mwese murebe iyi ntobo wakongera gusobanurira neza abakumva akamaro k'iyi ntobo ukabarangira n'aho iri. ese izi ntobo ziracyanaboneka? ni hakeya mu Rwanda. ni hakeya. ubwo zacitse kubera iki? kubera umuco nyarwanda uwo muco wagiye ucika? Rwanda wagiye ucika, abakobwa bamwe bajya mu barokore bakajya babwira ko ari icyaha. ubwo nyine bituma ibyo batanabyitaho, n'uyibonye ntamenya n'icyo ari cyo usibye uyizi. iruhande rwacu hari abantu barimo baseka ubanza bo bataraciye yo hari, ariko mu kanya turaza kubaha kamera nabo batubwire ubundi ni irihe tandukaniro ry'umuntu waciye imyeyo n'utaciye imyeyo? umuntu utaraciye imyeyo ntabwo anezeza umugabo. kera ngo baragiraga bafataga agacuma bakagashyiramo inzoga bagashingamo umuheha bakerekana ko uwo mukobwa ari igishosho bakamuhereza iwabo. uri umuntu mukuru. navuze ni abakureba turaza kugukora ubuvugizi ube mwarimu ugarura uyu muco nyarwanda uri kugenda ucika. Jeanne rero ni iki wagira inama ku rubyiruko rw'iki gihe mu buryo bwo kugarura uyu muco nyarwanda uri kugenda ucika? kuko ndabizi urubyiruko rurabikunda kandi ruzakurikirana iki kiganiro turimo tugirana. utubwiye yuko ibi ngibi umuntu wabikoze anezeza iki? anezeza umugabo. none umugabo wawe yarakize? impamvu ashobora no kuguca inyuma biterwa n'uwo ari we, kuko nawe uca kamere y'umuntu. ariko akenshi na kenshi bavuga ko uwo mugore anezeza umugabo. utarabikoze ntamuneza ndetse aranamusenda. Jeanne urakoze cyane, ukomeje ku kintu cyiza, ikintu bita gucana inyuma. mu minsi ishize kuri Gorilla HF TV twagiye tugirana ibiganiro cyane byo kubaka umuco nyarwanda. ni iki gituma koko sobanura? ni iki gituma mu buryo bwimbitse? ni iki gituma umuntu ashobora guca inyuma y'uwo bashakanye? ni nk'ibintu nka bingahe ubona bishobora gutuma umuntu ashobora guca inyuma y'uwo bashakanye? mu by'ukuri usibye kamere y'umuntu wenda yaba yaravukanye byo guca inyuma uwo bashakanye, hari ingingo eshatu: uko guca imyeyo cyangwa se umudamu utagira amavangingo, abo bita ba mukagatare, n'izo za kamere zo mu muryango. za kamere zo mu muryango ni iki? gira inama, tanga inama kandi mu buryo burambuye. ikiganiro twakikoranye nawe, utanga inama mu buryo burambuye. se ni gute twakongera tukubaka umuryango nyarwanda uri gusenyuka? ukuntu twakubaka umuryango uri gusenyuka ni uko twakwegereza abana bakiri batoya nk'abo mu myaka 15 n'ine gutyo, haba hari nk'umuntu ubihugukiyemo akabafasha akababwira ko guca imyeyo ari byiza. haba ari ubyemera nyine ukamwigisha uburyo ki azajya abikoramo. bakunzi ba Gorilla HF TV, kora jya ahanditse ku ijambo ritukura subscribe, ukandeho, ugende ahanditse like, ukandeho, hanyuma ujye kukazogera ukoreho ahanditse all, ku buryo inkuru uzadushyiraho kuri Gorilla uzajya uhita uzikurikirana. uyu yitwa Jeanne, akaba ari kudufasha mu kiganiro kigendanye n'umuco nyarwanda wa kera uri mucika. Jeanne rero turimo dusoza,
ndabona iminota iri kugenda. Abantu uwagerageza kuguhuza n'abantu bamara kumva bumvishe neza ikiganiro, wabagezaho izi ntobo zaboneka? usibye aha muyibonye hari n'ahandi zaba ziri. Hari n'ahandi zaba ziri, kuko ndabizi abantu barimo kudukurikirana bafite amatsiko yo kuba bakwegera, ndetse n'uburyo babona izi ntobo kugira ngo nabo basubize umuco nyarwanda, hanyuma bajye bashimisha abagabo babo, yaba abakuru yaba n'abakiri batoya. Izi ntobo ni n'umuti, n'umukuru abishatse yabikora. Reka da, Birashoboka. nibyo byagenda bite ubwo se? Iyo umuntu yararangije gukura urwo rugingo, nk'uko wavuze ngo ni igitsina gore, hari urwo rugingo bagafata intobo bagasigamo amavuta babanje kuyotsa. Ubwo umuntu warangije gukura urwo rugingo rwakura? Birashoboka, ntabwo rukura ngo wenda rukure rumere nk'uko akunda akiri mutoya, ariko ibyo byose tuzaho. Sangiza abakiri batoya, ndabizi ibiganiro barabikunda, basangiza ukuntu bigenda. Intobo urayifata bikagenda bite, ukayishyiramo amavuta nk'uko wabitubwiye bikagenda bite? Ese ntabwo byasaba abantu benshi, umuntu arabyikorera ku giti cye? Umuntu arabyikorera ku giti cye, cyangwa se akaba afite mugenzi wiwe wuzuzanya babiri. Hano hari uwari ubimbwiye, iyo yakwiyemera ngo tumuhe kamera tubwire, aho aravuze ngo arabikorerwa. Kandi wowe Jeanne urimo uravuga ngo umuntu arabyikorera. Urabyikorera, cyangwa se ukaba ufite mugenzi wawe, inshuti yawe mungana cyangwa se mutanangana, iyo mwaganiriye ukamubwira wenda icyo kibazo ko mushobora kujya guca imyeyo akakwemerera, noneho uhita umurangira uburyo ki intobo ari bubigenze. Umurangira uburyo ariko ari bubigenze, ni ukuvuga ngo ni ibanga ryawe, ntabwo amenya ibanga ryawe. Ni ibanga ryawe na mugenzi wawe. Ni ukuvuga ngo ababishaka bazagushake, ugira telefone. Cyane. Telefone yawe ni kangahe? 078 10 85 765. Yisubiremo. 078 10 85 765. Arakoze cyane Jeanne kudusangiza iki kiganiro. Iki kiganiro ni uburyo twubaka umuryango nyarwanda, umuco nyarwanda ugaruke. Jeanne, uyu nguyu ubabwiye, wabwira abagukurikirana ahantu utuye, ukabana aderese yawe, ku buryo n'izi ntobo babasha kuzibona? Ntuye mu mudugudu wa Nyarugati ya 2, akarere umurenge ni Nyamata, ni Bugesera, akarere Nyarugati ya 2. Arakoze cyane Jeanne, rero yabahaye aderese, agerageje no kubivugaho, buriya bivuze mu mpine, kandi tuzagaruka nanone yongere atuganirize. Nubwo yabivuze ubona ari siriyasi, mwese muramubona ariko ajya agira kwishima. Ese Jeanne, ni iki turimo dusoza, ni iki kigaragaza umugore ubasha gushimisha umugabo? Kumubona ku isura ntibishoboka, ushobora no kubona ari munini cyane cyangwa ari mwiza, ariko bikaba atashimisha umugabo. Ibyo rero ku isura ntiwapfa kubibona, ubibona mugeze iyo mugera mushimishanye. Naho rero ku isura gutya ntabyo ushobora kubona. Ushobora kubona ndi gutya ukavuga uti uriya mugore ntiyashimisha umugabo, wabona umuntu uturiya niwe mugore mwiza, ariko umugore mwiza ntabwo wamenya uwo ari we usibye ugeze mu buriri. murakoze cyane Jeanne rwose kuganiriza abazakubona, inshuti n'abakunzi ba Gorilla Chef TV. Ni Gorilla Chef TV ni yanyu rero, nakagaruka iki kiganiro, tuzasubira niba mugikunze. Mwandike comment, mujya handitse comment, mwandike comment yanyu, natwe turi ready kubasubiza, kandi tuzabahuza na Jeanne, yababwiye telefone yiwe. Gorilla Chef TV ni umusanzu wacu wo kugira ngo twubake umuryango nyarwanda mu buryo bwose bushoboka. Ciao.